Nizere ko aho muherereye mwese bakunzi ba Jambo Stories bumeze neza. Uyu munsi nabazaniye inkuru y'umunsi yabafasha mu buzima bwa buri munsi. Inkuru yacu iravuga ku mukirekazi wahaye akazi ko mu rugo umwana w'umukobwa atazi ko ari uwo yigeze gusiga mu cyaro. N'abatindiye reka twinjire mu nkuru yacu y'umunsi. Umugore w'umukire yahaye akazi umwana w'umukobwa atazi ko ari uwe. Byari mu gitondo cya kare mu nzu nini ubwo mama wa Be yagendaga atunganya amarido abwira abakozi ibyo bagomba gukora, nibwo yabonye taxi yari izanye umwana w'umukobwa ufite igikapu gishaje witwa Awa. Awa yaravuye mu cyaro cya kure aramwakira, amwereka aho yasanga wa mukirekazi wari ugiye kumuha akazi. Kibabaje nuko uwo mwana atigeze atekereza kuzakora akazi ko mu rugo, kuko burya ubuzima busunikira ibirenge byacu aho umutima udashaka. Ikindi nuko uwo mwana w'umukobwa ari Padiri Andre wari waramwohereje amuhaye n'ibaruwa ivuga ko ari umwana yarezwe neza, mbese amutaka bishoboka. Awa yinjiye muri ya nzu avugana na Madame Kane wari ugiye kumuha akazi. Madame Kane yamubajije niba azi guteka, awarikiriza. Madame Kane ahita amubwira ko agomba kuryama aho bamweretse, ko agomba kuvuga bamuvugishije. Awa n'ibyatinze bamweretse aho agomba kuryama, nibwo urugamba rwe rwatangiye. Reka turebe urugamba rwe aho rwatangiriye rero. Awa yarebye mu gikapu cye yari yazanye akuramo urunigi yagendanaga yari afite rw'umutuku, yari yararuhawe n'umukecuru wamureze witwa Mama Sira. Awa yatangiye kwibuka amagambo yamubwiye uwo mukecuru ko ari rwo rwonyine yashoboye kubona igihe yamutoraguraga ari uruhinja. Awa yibuka Mama Sira amubwira ngo arufate kuko hari igihe rwazamugirira umumaro. Awa nubwo yari yabonye akazi yumvaga hari ikintu kidasanzwe muri iyo nzu. Yakomeje gukora akazi ke neza ku buryo abandi bakozi bari basigaye bamukunda. Ku ruhande rwa Madame Kane nawe yari asigaye amureba akumva amwiyumvamo, burya koko amaraso si amazi, kuko iyo yamurebaga yamwibutsaga umuntu ariko ntamenye ibyo ari byo. Rimwe ari gukora amasuku mu kabati yabonye ifoto imutera amakenga ku buryo yaryamye ayitekerezaho, nibwo nijoro yagize inzozi abona agatanda k'umwana mu kiyaga ashyigukira hejuru. Bwarakeye wa mwana w'umukobwa Awa akomeza akazi ke yicecekeye, ari naho mama wa Be yamwitegerezaga kuko we yari azi ukuri. Ubwo Awa yari ari kwandurura ku meza, mama wa Be yamubajije niba ari gutekereza ku muryango we. Awa amusubiza ko hari igihe atekereza ko nta muryango yigeze. Mama Abe yaramwihanganishije kuko we yari azi ukuri ko Madame Kane ari we nyina kandi adashobora kubimubwira. Ku ruhande rwa Madame Kane yatangiye kujya yumva asa nk'unaniwe, ameze nk'urwaye, ku buryo yahamagaje umuganga babura indwara, ahamagaza abavuzi ba gakondo ngo bahumanure inzu, biranga ntihagire igihinduka, akomeza kumererwa nabi. Rimwe Madame Kane ari gukora isuku mu cyumba cye yabonye agasanduku gato yari yarabitse kera, aragafungura abonamo udukoresho tw'uruhinja hamwe n'ifoto y'umwana. Umutima uratera cyane, akabona ishusho yawa imwibutsa ikintu adasobanukiwe. Muri iryo joro yarose ateruye umwana ndetse n'agatanda ke bimeze nk'isezerano yari yaribagiwe. Awa nawe aho yari ari mu cyumba cye yafashe rwa runigi akumva ko hari ikintu kigiye kuba, ntasobanukirwe ibyo ari byo. Ariko Awa yakomeje gukora akazi ke nk'ibisanzwe, akumva muri iyo nzu hari nk'ijwi rimuhamagara. Rimwe umukozi bakoranaga Jenabu yararwaye bamuha akaruhuko, Awa asigara akora ibyo yakoraga. Inshuti ya Madame Kane yaje kubasura, imubonye itangira kumubaza aho aturuka, undi aramusubiza aho aturuka. Amaze kuhamubwira Awa abona abaye nk'uwikanga. Mu gihe bari bakiri kuganira Madame Kane yaraje arabasangana,
ya nshuti ye na Awa bari kuganira, maze Awa abasiga aho ngaho yisubirira mu turimo. Ya nshuti ya Madame Khan yahise imubwira ko yabonye uwo mwana w'umukobwa asa nk'uwo yataye. Murumva ko inshuti ya Madame Khan yari izi ukuri nayo ko Awa ari umwana wa Khan. Nijoro Awa agiye kuryama yandikiye ibaruwa wa mukecuru wari waramutoye amubaza niba Khan ari mama we. Bwarakeye mu gitondo Awa ajya ku isoko abona igitenge yumva aragikunze atazi impamvu, arakigura akijyana mu rugo. Akigejejeyo mama Abe yamubajije aho agikuye, undi amubwira ko ari icyo yaguze. Awa yakomeje gushakisha kubera ko yabonaga abantu bose bazi ukuri batari kumubwira. Yaje kubona ifoto ya Madame Khan ya kera atwite, biramuyobera, arayibika akomeza akazi ke. Ntibyatinze Madame Khan yicaye hanze ahamagara Awa amubwiza ukuri ko ari we mama we, ko yamusize mu cyaro kera ajya gushakisha ubuzima mu mujyi. Uko niko Awa yamenye ukuri. Nyuma y'iminsi mike Awa ahindurirwa amateka, akorana na Madame Khan ari we nyina, babaho bishimye. Ngayo nguko inkuru y'umunsi yacu naha ngaho irangiriye, tukaba tubashishikariza gukurikira Jambo Stories kugira ngo turusheho kubagezaho inkuru z'ubuzima, mutwandikira no muri comment. Jye wabagezagaho iyi nkuru ni Isimbi Diane Batsinda.